Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri comment zanyu nkuko twabisezeranye, tukaba tugiye gusoma comment, tukareba ibitekerezo byanyu, tukareba aho tudahuza, tukareba aho duhuza, kugira ngo tubashe gukomeza kubaka isi nziza y'ejo hazaza. Reka rero dutangire tudatinze. Iyi ni Waka Waka podcast. Ntatinze ndahera ku witwa Freeman yanditse ubutumwa burebure, abaza ikibazo nari narigeze kubazwa n'undi muntu muri comment. Freeman arabaza ati, bwana Rafiki, ndashaka nanjye kugira icyo mvuga. USA ni super power, ndaguha proof zigaragara. Turetse kugeza murebe aho ubukungu bw'u Rwanda bugeze, ikiro cy'ibirayi kigeze ku 1500. Sinzi niba kirageraho ngo ariko niwe kimaze kuzamuka. Idolari ni ibibazo, kubona idolari ni ibibazo. Ibi byose biva ku bihano bisa nk'ibyafatiwe ibihugu. So burya nuzaza ugira ikiganiro, jya wirinda guhengamira kuri communism propaganda, kuko nabo ubona ko Russia n'abandi baba barwana n'abene gihugu byabo, ariko USA ibyo yarabirenze. Arakomeza aravugana hano, hari icyo yavuzeho nshaka kuvugaho n'abandi bambajije. Ati, ikindi Rafiki, ndabizi uri mu Rwanda, ntibyoroshye kuvuga ibitagenda pe. Reka ze tuganire kuri iyi message yawe Freeman. Ndumva ntago uraba free. Ntago uraba free kubera ko nge ndumva muri iyi comment yawe usa n'umuntu wamanitse amaboko. Urashaka ko dukomeza kuba munsi y'Abanyamerika, urashaka ko dukomeza kuba munsi y'Abanyaburayi, mbese urashaka ko dukomeza kuba mu bukoloni kugira ngo ibintu bikomeze kugenda uko biri kugenda, ariko siko bimeze. Tekereza ejo hazaza hibi bihugu byacu, ejo hazaza ha Afrika, ugomba kuhatekerezaho, kubera ko niba uvuga ngo USA ni super power, yego imaze igihe ari super power, ariko ugomba kureba power ya USA yayikoresheje ite ku isi. Ese USA koko iracyari super power isaba ibihugu yari isanzwe ivuga rimwe bikumva ntibyumve? Ndakubwira urugero, twaganira hano kuri podcast intambara ya Ukraine igitangira, Biden ahamagara umwami wa Arabia Saudite minsi biratamwitaba, kandi muri iyo minsi ibiri akaganira na Putin. Ubwo rero sinzi super power uri kuvuga aho iva. Urabibona, USA yagambiriye gusenya Syria nkuko yasenye Libya, byaranze. Ubu ngubu Bashar al-Assad yagarutse ku butegetsi. Iyo super power rero yari ihari, ariko yakoreshejwe ite? Kuko mushobora gukomeza kuririmba ngo super power. Ibyo ngibyo ni ukuba umunyabwoba. Nkubwire Freeman, ni ukuba umunyabwoba, kubera ko ibi ngibi bivuga ngo ubukungu, ngo rebaho ubukungu bw'u Rwanda bugeze, ikiro cy'ibirayi kigeze ku 1500. Iki ni ikibazo gituruka hehe? Ni ikibazo, u Rwanda ntabwo rucukura petrole. U Rwanda ntabwo ari rwo rwahanye Venezuela icuruza petrole. U Rwanda ntabwo ari rwo rwahanye Iran icuruza petrole. U Rwanda ntabwo ari rwo rwahanye Uburusiya kugira ngo uyu munsi petrole ibe izamuka. U Rwanda ntabwo ari rwo rwitwaye nabi mu kubungabunga ibidukikije kugira ngo hindagurika ry'ikirere rye kubaho. Murabizi mu Rwanda habaye izuba ryinshi cyane ku buryo nemeza ko umusaruro w'ibirayi ushobora kuba waragize ibibazo. Ariko ikintu nyamukuru giteje ubukene ku isi yose hirya no hino uyu munsi ni Abanyamerika, niyo power yabo bagiye bakoresha mu buryo butari bwo. Uyu munsi washimira Imana ko BRICS yaje, za Iran zikaba zirimo gutangira kujya ku masoko. Ushobora kuzabona mu minsi iri imbere petrole itangiye kumanuka. Ariko niba uvuga ngo Amerika ni super power isaba Abanya-Arabia Saudite isanzwe ifata nk'abana bayo, ikababwira ati mwongere petrole, bakavuga ati ntabwo twakongera petrole tutabivuganye na Putin, iyo power iri hehe? Niba ari super power idashoboye kuvugira ngo itabare inshuti zayo Abafaransa barimo kwirukanwa muri Afrika kibuno mpamaguru, iyo super power iri hehe? Ikindi uravuga uti aba bayobora ngo communism ba Putin bahanganye n'abaturage babo mu bihugu byabo, ngo ariko ibyo Amerika yarabirenze. Are you sure Freeman? Are you sure? Twarabibonye hari n'abapfuye. Anyway, hari n'abapfuye muri Amerika mu matora ashize Biden atorwa.
Trump urabyibuka imyigaragambyo yabaye kuri Capitol paka n'abantu barapfa abandi barafungwa n'ubu baracyafunzwe bashobora gukatirwa imyaka igera muri 25. Ibyo bintu uvuga ni ibiki? Ibyo bintu uvuga ni ibiki ko byo by'ibyo twabibeshywaga kera tureba amateleviziyo amwe, ariko ubu ngubu abantu bamenye ubwenge, bamenye gusesengura. Urongera ukavuga uti kubona idolari ni ikibazo. Idolari se ubundi turaribona turishaka. Mu Rwanda dufite amanyarwanda, ntago turi igihugu nka Kongo bakoresha amadolari, ntago turi igihugu nka Zimbabwe bakoresha amadolari. Imana ishimwe ko turi igihugu kiri well organized haba mu bukungu, nubwo bwahungabana kubera politike mpuzamahanga zibera hirya no hino, ariko mu Rwanda dukoresha amanyarwanda. Ntibinemewe kugira ngo bimenye ko ndumva ushobora kuba utari no mu Rwanda. Mu Rwanda ntibyemewe gufata amadolari ngo ugende ugura icyo ushaka. Niyo ugiye kuyavunjisha werekana ibyangombwa bakamenya iki n'iki, kubera ko ntabwo mu Rwanda amadolari amafaranga y'abanyarwanda, na amadolari na amafaranga mpuzamahanga. Icyo kandi ukimenye ko ayo madolari yawe uri kuvuga, ayo madolari yawe uri kuvugira ni iminsi mikeya, kubera ko BRICS yaraje, hagiye kuza irindi faranga rya BRICS rizaza ari competinga n'ayo madolari, kandi rizaza ari faranga rikoreshwa mu bihugu bicuruza ibintu byinshi cyane. Kuribaza niba Iran n'ibitoro byayo ibicuruje muri iryo faranga rigiye kuza. Ubu bari gucuruza mu mayeni y'Abashinwa. Arabia Saudite igacuruza muri iryo faranga ryiza rishyashya ririmo kuza. Nukuvuga ngo idolari rizagenda rimanuka. Simpakanya ko kugeza uyu munsi idolari ari faranga rikomeye cyane, ariko kuvuga ngo kubona idolari i Kigali ni ikibazo, aho ngaho urabeshye, kubera ko i Kigali hakora amanyarwanda. Mujye mubanza mwumva ibintu neza, munabisesengure neza. Hanyuma hano urongera ukambwira uti ndabizi uri i Kigali, ibi ntago byoroshye kuvuga ibyo ushaka. Freeman, aho ngaho uri uyu munsi umbwiye igihugu urimo, nakubwira amagambo wandika ku cyapa ukajya ku muhanda ukakimanika bagahita bagufunga nabi cyane. Bikubwira ko nawe aho uri ntabwo wemerewe kuvuga ibyo ushaka byose. Hari aho ugomba kugarukira kugira ngo abandi babeho neza. Uri kubyumva? Naha ngaha kuri YouTube dukorera hari amategeko tutagomba kurenza. Uri kubyumva? Kubera ko hari community ba kuri YouTube utagomba gushyiraho ibintu byatuma iyo community igira ibibazo. Uri kubyumva? Niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo kuvuga ngo wagize ibihano wenda ngo bya violence. Icyo ni kimwe, ni n'ikintu nanjye numva ko ni kiza ko YouTube ijyaho n'abana batoya, ariko birarenga. YouTube yaho ngaho uri kuvugira ngo ni muri Amerika ngo yarabirenze, ibaninga itangazamakuru. Ibitangazamakuru ugiye kureba za Russia Today ntaziriho, ugiye kureba za ibinyamakuru byinshi bivuga ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine ntibihari. Hari n'abanyamerika baho ngaho muri Amerika b'abanyamerika, pana wowe b'abanyamerika bafite ama podcast avuga kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, babaye demonetize kubera ko bavuga amakuru yo muri Ukraine. Nge ndumva ko ibi bintu byawe birimo kumanika amaboko, kandi ntabwo ari aho ngaho tugomba kuba aho tugomba gushikama tugahangana kugira ngo generation zizaze zisanga Afrika yigenga. Kubera ko ndashaka kuguha urugero rumwe rw'iyo super power yawe wavuze yitwa USA. Urabizi ko u Rwanda ruva muri caguwa, USA yashyizeho menace zo guhana u Rwanda, bishoboka ko rwanahanwe muri Goa kubera ko rudashaka gucuruza caguwa. Rushaka ko abanyarwanda badoda imyenda, abanyarwanda b'abahanzi bazi gukora imyenda batangira bagakora bagacuruza. Ni ukuvuga ngo rero ugiye kuvuga ngo ugiye gupfukama, ntabwo bariya bazakugenera ibyiza. Kandi n'ikindi kandi ugomba kumenya, ntabwo turi muri propaganda z'abakomuniste cyangwa se z'abakapitaliste. Icyo ngicyo rero ni nacyo kintu mugomba gutekerezaho. Ubushize narakibabwiye ndababwiye uyu munsi Afrika iri ahantu habi cyane, kubera ko habi kandi heza, kubera ko uyu munsi ishobora kwihitiramo, ariko bisaba gushishoza ugashyiramo ubwenge ukareba niki gikenewe, niki gifitiye abaturage akamaro.
niki gifitiye abaturage akamaro, kubera ko nk'ubu ngubu niba utangiye kumva turi kuvuga tuti intambara yo muri Ukraine, ukumva wenda ngo turi ku ruhande rwa Russia, ukahita wumva ko turi aba pro Russia. Icyo ngicyo sicyo. Turi aba pro Africa, turi aba pro Rwanda. Turashaka ko Africa iba free. Ntabwo dushaka kuba anda y'umurusiya, ntabwo dushaka kuba anda y'umu China, ntabwo dushaka kuba anda y'umunyamerika, dushaka kuba anda y'umunyaburaya. Ariko influence y'abashinwa nizamuka, influence y'abarusiya ikazamuka, y'abahinde ikazamuka, then isi umuntu azajya agira choice, nta menace bazajya bagushyiraho ngo turaguhana. Ngewe nguhaye urugero by'ibyo ngibyo byo muri Goa bashatse kuduhana cyangwa se baduhaniye ko twaretse caguwa. Ngewe nkubwiza ukuri, uyu munsi ibyemezo byose u Rwanda ruzafata byaba ari ibigoye ariko bigamije kugira ikintu kinini rwigobotora kuri ibyo bihugu bikomeye, ndi hamwe n'u Rwanda 100%, ndi kumwe na perezida wacu 100%. Ibyo ngibyo byo nta no kubitekerezaho. Ngira ngo Freeman tuzakomeza tujye tuganira, ariko nicyo ngicyo nakubwira muri make. Turebe n'indi message hano, turebe witwa user with fokiz 8xl9l. mama Ubwongereza vraiment hariho nk'ibihugu two kwisabira ko bugaruka gukoloniza, kuko ndavye South Africa uko basirimuye abaturage bongera barahateza imbere kigero atahandi ndabibona kuri uyu mugabane. Bakoresheje ubwenge Abafaransa bo canke Ababirigi, si ubugome gusa badukoreye na genocide irimwo nico gituma nyakwigendera Nkurunziza yasize ashinze komisiyo ikurikirana amabi ubukene twatewe n'Ababirigi kabisa. Ikintu uvuze nyuma ku Babirigi n'Abafaransa nibyo, ariko nanone ntabwo turi buhuze kuri South Africa. Uvuga uti wenda hari ibihugu wasaba ko yagaruka igakoloniza. South Africa ifite amateka yayo atandukanye, kubera ko nujya kureba muri South Africa iryo terambere ubona, iyo migi yose yubatse neza ugira ngo ni Burayi, ntabwo ari ibintu umwirabura w'umunyafrika y'epfo yagiriyemo inyungu. N'uyu munsi Abanyafrika y'epfo harimo ubusumbane bukomeye cyane, ku buryo abirabura baracyabayeho nabi cyane. Ibikingi, aho bacukuraza ibintu byose uzi bishobora kuba bifite agaciro, biri mu maboko y'abazungu muri South Africa, abanyamuke muri South Africa. Ariyo ntambara uzabona ba Julius Malema baba barimo kurwana buriya South Africa. Buriya kuba Abongereza baraje bashaka kuvuga ngo hano turahatura, ni nako no muri Zimbabwe buriya byari bimeze. Abongereza bazaga bashaka gutura, ni nayo mpamvu ahantu bajyaga bajya bahatezaga imbere ko bumvaga batazahava. Rero muri South Africa kuko ari n'abantu bagifite imbaraga, ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi Abanyafrika y'epfo baracyafite intambara yo kwibohora ku bazungu, kubera ko kugeza uyu munsi hari ubusumbane bwo ku kigero kitaraba ahandi ku isi. Nk'urugero naguha, hari leta ya South Africa ariko South Africa buriya ntigira banki y'igihugu, byose biri mu maboko y'aba bazungu, nibo bayobora ibintu byose. So South Africa ho harihariye, numva ko ari n'ikintu gikomeye cyane gishobora kuzateza ibibazo mu minsi iri imbere, kubera ko urubyiruko uko rugenda ruzamuka rugenda rusaba uburinganire mu bukungu n'iki. Ariko kuri Ababirigi n'Abafaransa, murabizi ibi bihugu n'ubundi ni ibihugu bikennye, babihaye ibihugu kugira ngo byiyibire, bijyane bigende byibereho. Nicyo kintu njya mbona hano. Noneho hari Musa Juma, man utangiye kubikinamo, niba utangiye kugarura ibiganiro byahise ukabitugarurira birimo ikosa. Ibiganiro byarangiye tubigarura mu buhe buryo kugira ngo n'abari kuri Waka babyumve? Hari ibiganiro biba ari birebire bifite nk'isaha n'igice. Ikiganiro gifite isaha n'igice ntabwo ari buri wese ugira
umwanya wo kuza kumva ikiganiro cyose cy'isaha n'igice. Rero iyo tugiciyemo uduce dutoya tukatwaploadinga, tuba tugira ngo duhe n'amahirwe wa wundi ufite ikintu ashaka kureba cyavuzwe muri icyo kiganiro akaba yakireba mu minota mikeya tuba twashyize ku ruhande, noneho yazabona umwanya agiye nko kuryama, ugiye isafari, ufite umwanya uracirinze, noneho ukaba wakumva cya kiganiro kirekire. Ari nabyo bisa n'ibi biganiro dukora by'iminota 20, 18, 10 n'ingahe. Hari umuntu ushaka kwiryamira, rero nawe umuha amahirwe bya biganiro ukabimuteranyiriza ukabishyiraho, yaba agiye kuryama akaba yabyumva. Rero ndumva ako ngako gasobanutse, muzajya muhita mumenya ibyo ari byo. Ikibazo none uyu nguyu bamwita user df, ikibazo none Prigojine aracariho canke yarapfuye? Prigojine yarapfuye nge uko mbyumva. Ese Putin ararwaye ngo yenda gupfa cyangwa ni bya bindi by'abanyaburayi? Ni ibyifuzo by'abanyaburayi ngo umutindi arota arya. Bonjour Rafiki, turakwemera cyane, gusa nshaka kugukosora gake. Shoigu niwe ministre w'ingabo, naho Gerasimov ni chef d'état major. Urakoze cyane, ibyo nibyo cyane. Hakaza user XS4 mu Burundi mu ntara ya Gitega, turakumva gatanu, komeza musaza, turi nyuma yawe. Mu Burundi ndabasuhuje n'ikipe yanjye musongati hejuru cyane. Hanyuma Amerika na OTAN nibabona gukomeza intambara ntacyo bibamariye abaturage babo, bazikiza Zelensky. Bamwita Baziyaremye Aimable, ibyo tujya tubiganiraho cyane. Harimo Baziyaremye Aimable avuga ati muravuga ukuri. Turebe indi message nako indi comment. Turebe indi comment hano. Hano ndabona Benoit Mutiganeza, biriya bintu abantu bazanye byo kwitana abaprorasha n'abaprowest bindya mu mutwe. Merci beaucoup Benoit, nanjye birandya cyane. Tuba turi kugwa mu mutego wa superpowers. Ubundi icy'ingenzi ni Tereza Afrika, ibyo byo kuba pro bikava mu nzira. Urakoze cyane. Nibyo nari maze no kuvuga mu kanya. Iyo ibyo ngibyo harimo akantu sino kugwa mu mutego w'aba pro western cyangwa se mu mutego wa superpowers, ariko harimo n'akantu k'ubujiji. Twebwe hano turi kurwana intambara. Iyi podcast ni Pan-Africanist podcast kugira ngo mubyumve neza, ariko intambara turi kurwana nuko Afrika yibohora. Niba dushyigikiye ko umunyamerika atsindirwa muri Ukraine, ni ukugira ngo Afrika yibohore. Niba twifuza ko umuchina akomeza kuzamuka mu bukungu, ni ukugira ngo Afrika yibohore, ireke gukomeza gutsikamirwa n'ibi bihugu bikomeye. Nicyo navuga, kubera ko nkuko Benoit abivuze, nukugwa mu mutego w'ubujiji. Nabivuze na mbere ndavuga ati Afrika iri mu gihe cyiza, ariko kandi gikomeye, gishobora kuba kibi. Ari n'ibyo ngibyo by'aba bantu babagwamo batwita abapro Russia n'abandi ngo n'abapro Western. Afrika iraho igomba gutekereza neza, igahitamo abapartners bayo bigendeye ku nyungu zayo. Naranabivuze ubushize, ntabwo ari igihe cya Afrika cyo kwihimura ngo ku banyaburayi, kwihimura ngo ku Bafaransa, kwihimura ngo ku Babirigi, kwihimura ngo ku Banyamerika. Oya, si icyo. Ahubwo ni igihe cya Afrika cyo kwicara ikavuga iti ubu noneho umunyamerika ntabwo nsikamiye, ntabwo ari kuntegeka, ntabwo choice ari imwe. Umunyamerika nitunaniranwa, ndakorana n'Umushinwa, ndakorana n'Umurusiya, ndakorana n'Umutaki, ndakorana n'Umuhinde. Aho niho Afrika iri, igomba kureba neza, ikareba ibiyifitiye inyungu. Niba Ubufaransa buzanye diru mbona ko nzayungukiramo, ni byiza, musinya amasezerano. Ariko za diru za kera zari zirimo ubusumbane no gukorana diru n'umuntu yagutsikamiye. Nabahaye urugero rwa caguwa mu Rwanda. Nukuvuga ngo icyo gihe
Afurika ntabwo izaba iri free, ariko igihe cyose Afurika izaba ishobora guhita ivuga iti ngenda ndakorana n'Umushinwa, ndakorana n'undi nande nta muntu nsikamiye, ni igihe cyiza cya Afurika cyo gushishoza ikamenya partners bayifitiye inyungu. Iyo turi kuvuga gutya kuri podcast hano cyangwa se ku biganiro, ntabwo tuba turi kuvuga ngo ni igihe cyo kwihimura noneho ku Bafaransa, ni igihe cyo kwihimura noneho ku Banyamerika. No, ni igihe cyo kubereka ko igihe cyahindutse bakabimenya, kuko ubona ko Abanyaburayi bamwe na bamwe ntibarabimenya. Nk'ubu ngubu Sarkozy nako Macron yarazi ko Abanyamerika bazamutabara muri Afurika, baramutereranye. Abari gukurikira ikibazo Trudeau uyu nguyu wa Canada afitanye n'Ubuhinde, ibihugu byose byamutereranye, ibihugu byose byamutereranye, nawe ntabyumva uburyo Ubuhinde bushobora kumutinyuka, ntabyumva, arabishyira mu mutwe, ntabyumva. Ariko ibihe byarahindutse, Ubuhinde ni ikintu gikomeye ku isi, ntabwo ari nka cya gihe kera. Iyo turi kuvuga hano rero, ni ibyo tuba tuvuga, ni ibyo tuba twifuza ko byazagerwaho. Hari n'uriya Freeman nabonaga muri message ye avuga ati ngo ikindi ngo Afurika kwishyira hamwe ni nk'inzozi, ntabwo bizabaho, ntabwo bizigera bigerwaho. Nge nasanze Freeman agomba guhindura amazina, kubera ko iyo uvuga ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo uba uri free, uba uri coward. Mbabarire cyane, kubera ko Afurika igomba kudreaminga big. Abakurambere bacu muri Afurika badreaminze ko umunsi umwe Afurika izaba igihugu kimwe rasta. Icyo rero nicyo tugomba gukomeza tugakorera, niyo napfa bitaragerwaho, ariko ngasiga nsize uruhare rwanjye. Mubona bashije kuganira nabo, mubona bashije guhura nabo, bakumva ko izo nzozi zihari, nabo bagakomeza kuzirota. Umunsi umwe Afurika izaba igihugu kimwe. Ibyo bintu byo gucika intege gutyo ukayamanika gutyo, ntabwo turi kumwe, ntabwo turi kumwe. Wambwiye ngo ndi mu Rwanda, ndi muri Afurika. Twebwe twiteguye guhangana kugira ngo Afurika ive aho hantu ijye ahantu hariho. Noneho hakabaho n'ikindi cy'abantu bashakishiriza ibibazo ahantu bitari, urumva, ibibazo ahantu bitari, mu ba pro Russia, mu ba pro Western, mu baki ngo za super power, ngo ibiki. Ibyo bintu mujye mwicara musesengure, mutekereze neza, mwumve ko Afurika ntabwo iri mu gihe cyo kwihimura, Afurika iri mu gihe cyo kwisana, cyo kwiyondora, ikamenya ninde dukorana, ninde ufite deal nzima. Ni ibyo ngibyo navuga. Turebe Olivier Rirankunda aravuga ati ariko se ko mufite impuhwe abana ba Ukraine, abana ba Russia bo ntibavutse nk'abandi, harya ntabwo bo bapfa. Ukraine igomba kuba igihugu cyigenga kandi igomba kubaho uko ibyifuza, bafite uburenganzira bwo guhitamo abo babana nabo, kereka niba batujuje imyaka y'ubukure cyangwa bakaba bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ibi bintu na Putin arabivuga. Ukraine ifite uburenganzira bwo kuba icyo ishaka, ikora ibyo ishaka, gucuruzana n'abishaka, ariko hariho ariyo me mu Gifaransa cyangwa se but mu Cyongereza. Ni ukuvuga ngo ninde ni Olivier ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya icyo bitaga ordre mondiale. Hari ibyo yari yarasetinze, hari byari bisetinzwe muri ordre mondiale yari ihari, byatumaga isi ikomeza kugenda, nubwo yabaga iyobowe n'uruhande rumwe, ariko twese tukaruyoboka, hakaba ibintu bimwe na bimwe tutarengaho. Ngiye kubigusobanurira. Intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye Abanyamerika bakoresheje bombe atomike Hiroshima na Nagasaki. Nyuma yaho, ubwo babikoze bashaka guhabura isi ko bafite bombe iteye ubwoba. Nyuma yaho Abasovieti bari bahanganye n'Abanyamerika, nabo baza kubona iyo bombe atomike, ubu ngubu zibarizwa ku Burusiya. Olivier, nagira ngo uze gusubira inyuma urebe krize ya misile za Cuba. Iyo krize yari yaturutse kuko Abanyamerika bafashe
bombe atomike zabo na misile zabo zizirasa baziinstara muri Cuba urasa mu Burusiya cyangwa se mu Basoviyete byari ibintu bitwara igihe gitoya cyane kuko byegeranye babishyira muri Turkey urasa mu Burusiya ni ikintu cyashoboraga kwihuta cyane. Abarusiya bamaze kubona ko abanyamerika bashyize izo misile zabo muri Turkey, nabo bakora ikisa nacyo bazishyira muri Cuba. Iyo niyo bita Cuba crisis. Icyo gihe isi yari igiye kugwa mu kintu kimeze nk'intambara ya gatatu y'isi yose yashoboraga kuba kirimbuzi. Uyu munsi tukaba tuvuga ibindi. Ibihugu rero byarumvikanye, abanyamerika bakura izabo muri Turkey, abarusiya bakura izabo muri Cuba. Isi irongera iratekana. Uyu munsi rero iyo ugiye kuvuga ngo Ukraine ijye muri NATO, bazanye za misile zabo bazinstare muri Ukraine ku mupaka neza ureba i Moscow, urumva icyo bivuze. Kugira ngo nongere nguhe urundi rugero rufatika, iki ngiki singitindaho cyane kuko gifite ingero zumvikana. Uribaza ko uyu munsi abarusiya bashobora kuza bakumvikana na Mexique ko bafatanya mu bya gisirikare, abarusiya bakinstara ibisasu byabo muri Mexique? Niba wumva ibyo ngibyo bishoboka, binyandikire muri comment umbwira uti birashoboka na Ukraine, noneho niba bishoboka nayo bagombye kuyireka. Aho ngaho turemeranywa 100% kabisa. Murafana bikabije rwose, ntabwo dufana. Icyakoze wamize amaraso y'Uburusiya, none se kuvuga abasirikari bapfuye ba Kiev ntuvuge ab'Uburusiya gusa, nta wakurenganya. Gusa nkukosore impande zose zirimo gupfusha, kandi abarusiya nibo bapfusha cyane. Iyo mibare yo kuvuga ngo nibo bapfusha cyane uyikuye he? Hano sindakubwira umubare w'abarusiya bapfiriye ku rugamba, sindakubwira umubare niyo nkubwiye imibare nkubwira uwayivuze, kuko uwo wayivuze mba mukubwiye kugira ngo ubyibazeho wumve na credibility wamuha kugira ngo imibare ye uyizere. Ubu rero kuvuga ngo abarusiya nibo bari gupfa cyane kandi contre-offensive byonyine imaze amezi agera kuri 3, nta na hamwe abanya-Ukraine baratobora. Tekereza nawe kugerageza hana anyway. Iyi message ninde wayanditse? Reka nawe dusome izina ryiwe, bamwita Mathias Nyasiro. Nyasiro, nibyo abarusiya barapfa, abanya-Ukraine barapfa, intambara niko imeze, ariko ntiwavuga ngo abarusiya barapfa cyane, kubera ko iby'urugamba ni ibindi. Abanya-Ukraine bo nkuko twabibonye ubu ngubu bari gushyira n'abasaza ku rugamba, kubera ko abasore barashize muri Ukraine. Ikindi kandi wamenya nuko iyi contre-offensive kuva yananirwa imaze kugwamo abasirikari benshi cyane ba Ukraine, kubera ko biragoye kwataka kurusha uko uba udefanda bari mu myobo yihishe. Uwatakuza ngo ari muri contre-offensive aturuka hariya bamureba, ari nayo mpamvu unashizemo gushishoza wasanga kugeza uyu munsi aba banya-Ukraine bamaze gutakaza abantu benshi. Gusa icyo uvuze impande zose zirapfusha, iyi ni intambara niko bimera. So iyi ni Waka podcast, nizere ko tuzakomeza guhana ama comment, tuganire, duhana ibitekerezo, tudatukana, mu kubahana. Kandi kudahuza n'umuntu ntabwo bivuze ngo n'umwanzi wawe, oya. Nicyo kintu tugomba kuvaho nk'abanyafrika, tukamenya ko kudahuza kwacu ahubwo bishobora kutubyarira ikintu cyiza, kuko niduhuza ibitekerezo tuzakuramo kimwe cyiza, aba ari cyo dukurikira. Amahoro rero kuri mwese, Imana ibahe umugisha. Abo tutasomye comment tuzabwira dukora ikindi kiganiro nk'iki ngiki. Niba mwagikunze mukandeho like, mujye muri comment mumbwire ko ari byiza, noneho tuzongere dukore ikiganiro nk'iki ngiki kigendeye ku butumwa bwanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.